muraho twongeye kubasuhuza tubaha ikaze ku Ijuru Rito Family Show, urubuga rwacu namwe aho tuganira ku bintu bitandukanye iby'umuryango, by'uburere bw'abana ndetse n'iterambere ry'urubyiruko. Aho je ni Virgile Kamarade, nanjye ni Dudu, nkuko bisanzwe abashyashya kuri YouTube channel yacu. Turabasaba ngo mukore subscribe, tubafite ibintu byinshi cyane, kandi tukomeza gushimira abamaze gukora subscribe, ni by'igiciro gikomeye cyane. Turabizeza ko rwose dufite ibintu byinshi cyane byo kuganira namwe, turabitumira amakupe tuganire muri iyi minsi iri imbere. Rwose n'abatarayikora ntimucikanwe kuko dufite ibintu byinshi cyane in store for you guys. uyu munsi rero tuje kubaganiriza ku biki. Nyuma y'ibiganiro byinshi tumaze kugira n'abantu bagaragaza impungenge, bagaragaza ko umuryango muri iyi minsi utameze neza, tuje kubahumuriza. Aho turabahumuriza tubabwira utubazo duto dukunze kubaho iyo abantu bakimara kubana, kandi dukemuka iyo mufashe umwanya mukihangana, mugafata umwanya ukagera igihe mukava mu bwiza mujya mu bundi, bitewe n'ukuntu mwabashije kubinyuranamo mufatanye urunani. Ntabwo twabizeza ko mutazigera mugirana ikibazo, ntabwo twabizeza ko mutazigera mushwana, ariko hari utwo twashatse kubabwira uyu munsi. Mujya mwumva bapfa kurugati bayipfa gute? Umwe ngo yayikanze ahereye hasi, undi ngo yayikanze ahereye hagati, undi ngo yayikanze abo numvishije ngo bapfa ngo umwe ngo yagiye muri toilette ngo ntiyabigenza uko ngo we asanga uko bisanzwe bimenyerewe mu isuku. Yagiye muri toilette ntiyazamura kakana bicaraho, ubu ni umugabo wihagarikaga, cyangwa se umugabo yaza agasanga karazamuye kandi wenda yashakaga ko kaba kamana. Utuntu nk'utwo ngutwo z'amavuta, ariko utwo harimo n'abadupfa babikagera kure, ariko ubundi tuba tuzi ari nk'ibimenyetso by'ibindi bintu bapfa batarabasha no gusobanukira, cyangwa se tukaba twanaba kubera bwa budasa bwa couple. Ahubwo biba bisaba kugira ngo mwihanganirane, mufatane urunana, mufatanye mushikame, mugendane kabisa muri urwo rugendo, kuko buri wese aba afite les imperfections ze, mugenzi wawe agomba kudiringa nawe, so ntihagire n'umwe wishyira heza, ahubwo mukabasha gufatana mukabinyuranamo. Kandi rwose ni ubuhamya tubaha, kuko twasanze aho ufite ari utuntu amakouple menshi ahuriyeho, nubwo nongere nsisteho nta couple isa n'indi. Buri couple yose ifite umwihariko wayo, buri couple yose irisa, nta couple imeze nk'iyindi. Ariko hari utuntu abasanga abantu benshi, cyane cyane abantu bagikora umuryango banyuramo, kandi iyo mutamenye uburyo mutwitwaramo dushobora kuba twabasenyera, bikaridinga kuri divorce, cyane cyane ko muri ino minsi rwose divorce zisigaye ari nyinshi cyane. Twashaka kugira ngo tubibaganirize, noneho rero habe no kubahumuriza, mwumve ko nibiri kubinyuramo uyu munsi atari ibintu bizalasting a lifetime. Of course twavuze utuntu tworoheje tugiye kugenda tubavugaho udupoint tubahaho ingero, noneho nyuma turaza no kuganira tujya inama uburyo umuntu yabyitwaramo kugira ngo giye kubuhungabanya iyo projet y'Imana muba mwaratangiye. Umuryango kugira ngo umuntu abe mu ijuru rito. Ingo nyinshi zibinyuramo, bimwe mu byo tugiye kuvuga, ariko ntitubabwire ibyo aribyo, ariko nibyo twanyuzemo. Icya mbere kivuganira kanyivuge nta kibazo. Hari ukuntu abantu bashakanye, abantu bagera mu rugo, umwe akumva ko nyine yagezeyo cyangwa se yarafatishije, ubwo nyine byararangiye, nta kindi kintu, hakazamo ikintu nakwita wenda kwihagararaho cyangwa se ego mu muryango, yaba ku mugore cyangwa se ku mugabo. Ibyo ngibyo bituruka ku mpamvu nyinshi cyane zitandukanye. Hari abantu usanga wenda ugasanga wenda nk'umugabo yinjiza nk'amafaranga menshi cyane, akumva niba utunze urugo, akumva nta kintu umugore agomba kumubwira, cyangwa se umugore ugasanga yinjiza amafaranga menshi cyane, akishyiramo kuba afite amafaranga menshi cyane bihagije kuba umugabo we nta jambo agomba kugira mu rugo. Ariko nyamara mbere batarabana hari ukuntu mwese mwabashaka kugandukirana, umwe akagandukira undi, cyangwa se cyane akenshi bikana no kuba akabagabo, ugasanga umugabo nyine ahora ameze gutya aca bugufi, ari umugabo utuje,
ku buryo noneho n'umudamu nawe amusanga azinkuna umugabo usaba imbabazi igihe akoze amakosa ariko yagera mu rugo hakazamo akantu ka ego kumva ko uri umuntu udasanzwe ku buryo n'umudamu yavuga ukumva ntushobora no guca bugufi wenda niba hari n'ikosa wakoze ntumva ugomba gusaba imbabazi cyangwa se ukumva warafatishije cyangwa se ukumva uri umuntu wahatari udakorwaho kubera ko nyine wafatishije ibyo bintu rero hari ukuntu bishya uherutse mu minsi yashize wumvaga ngo Joe Biden ngo yagiye kwiyamamaza muri Alabama ngo yagiye kwiyamamaza Pennsylvania ngo yagiye muri Arizona uherutse kumwumva yiyamamaza hari abantu barambagiza bakabifata nko kwiyamamaza iyo murangije gutorwa ntubukiyamamaje so mu rugo ntabwo ari nk'amatora ntabwo umuntu yiyamamaza ngo yimakiye yisige yiteho kugira ngo bamukunde nagera mu rugo birangiye ahubwo iyo mugeze mu rugo nibwo umuntu aba agomba gutangira ari ukwiyitaho ari ukwita kuri mugenzi wawe so icya kabiri gikunda kugorana gikunda mu minsi ya mbere abantu bagihura cyane ko personality baba batangiye guhura batangiye kugenda bavumburana ariko mvuga ni ikijyanye no gushaka guhindura mugenzi wawe za mugenzi wawe afite ibyo yakundaga mbere urambagije ubizi akunda gusahinda akunda gusohoka akunda kujya gusenga wowe ukunda kujya mu mupira akunda filime wowe ukunda teatre ibyo bintu byo kudahuza ukabutereka nze mwibikire mwihorere nitumara gusezerana nzamuhindura akenshi ntibikunda gupfa ubushoboka akenshi biragorana bitaryoshya umubano kubera ko izo mbaraga umwe abashyira amashaka gushyiraho guhindura undi ugasanga kutakira les différences donc zanyu ugasanga ni ikibazo ugasanga wenda tuvuge n'urugero ko ufite nk'umugabo ucecekera udakunda kuvuga ukumva wakoresha uko ushoboye kose kugira ngo ajye avuga wamupresenta abantu babona atabasahindiye nk'uko we umeze cyangwa wenda nk'uko ubyifuza ukumva birakubabaje ahubwo kumva hari ikintu wabikora ubwo budasa cyangwa se n'umugore wawe yasahinda ku bantu kuko utari kubinguza bazajya bagira ngo nishwa mwinyuma ntabwo abona yuko ari umuntu w'umugore kandi nibyo bimuha umunezero wenda niko ameze nyine niwe nyawe apana kumuforoma ngo kumushyire mu iforume yawe kandi ari ukuntu Imana yamuremye hari uko yakuze hari uburyo hari valeur yakuranye wenda nk'icyo wenda mwagerageza wenda kwigiranaho njye byari ikintu nemwe nashereye uyu mudamu ubana n'inshuti nziza ifite umuntu w'iproshe yawe mwiza wagombye kugerageza nawe ukamwigira wagombye gukora effort ukamwigiraho utuntu twiza ariko none muri couple si byiza cyane ko bijya bibaho ko buri wese ukigira ku mwashakanye cyangwa ukigira ku wundi nuko mwashakanye wamwigiraho utuntu twiza nahize ngo kuvuga uwo hanze kuko none ntabwo wastikinga ku bintu byawe bibi ntabwo wastikinga ku bintu byawe bibi umuntu kwa kunga ari guteye ako nanone kuko nabonye bikunda kuba mu miryango menshi ugasanga rwose buri wese ayakoresha imbaraga zose ngahindure mugenzi we ukaba wasanga ngo wenda bana bipfa so akenshi muzana akenshi n'abazabigerageza uzagerageza guhindura mugenzi we reka muce intege hakiri kare kumuhindura kwiza ni ukubanza kwakira ubudasa bwanyu ukakira ubudasa bwe nawe akakira ubudasa bwawe noneho mukagenda nk'abantu batangiranye umushinga w'igihe kirekire mugatangira kugenda mushaka ahantu muzahuriza aho ngaho muba mwabikira icya gatatu ni manque de communication kubura ibiganiro cyangwa utaganira bihagije ugasanga mbere nka mbere ugasanga wenda mwavuganaga kenshi kuri telefone ugasanga yabaga ari mufite ibintu by'ibiparo muterana ugasanga mufite inkuru nyinshi cyane zo kuganira ariko iyo hari ukuntu ujya kubona ukuntu abantu bamara kubana ugasanga rwose communication yagabanutse twebwe ndashima Imana iwacu ntabwo yigeze igabanuka ahubwo nabwo ko yiyongereye ni ubuntu twagiranye Nyagasani sinzi uko byagenze ariko iyo byo makouple menshi n'abantu benshi bamwe namwe inshuti zacu bakunda kubitubwira birabatangaza ngo ibonye vision na bari mu modoka ngo ubona bagenda baganira bagenda baseka unamenya ko ari umugore n'umugabo hari abajya bitangara bakanabitubwira n'abatatuzi ukabona wenda tuzi kuri Facebook babyanditseho ngo ubibabonye mu muhanda ubona bagenda baganira utamenya ko ari umugore n'umugabo n'abantu bose b'inshuti zacu yaba ku kazi yaba bo tukunda kugirana kenshi aho se wowe na Virginie muri kuganira muganira nk'abasheri mu kimenyana
ntabwo tuzi ukuntu ni nyagasani ariko noneho nibaza ko tuganira gute nk'abasheri nk'abajama n'abakorege byose hari igihe tuba abajama hari igihe tujegerana hari igihe tuganira neza akaba igihe uba ni matrice njye nk'umunyeshuri bazari igihe njye mba ni materi uko umunyeshuri ntabwo ngewe naza kwitekereza ndakubwira nijoro mwana bagira muze kunyerera so ugasanga twa tugambo twiza mwabwiranaga twaragiye ugasanga kominika uzi ko afite abantu benshi bamenyereye kuri ngiye kumva na blague bajye bavuga ngo wibonye umugore igitsina gore n'umugabo bari kumwe mu modoka bagenda baseka baganira muzamenye ko ngo uwo muntu gatari umugore n'umugabo bari nk'abakolege de travail ari cyangwa ari abafiance abantu bari gusherisa bari guteretana ariko iyo babaze kuba umugore n'umugabo ibyo bintu biragenda so rero aho ngaho ikintu tukabivugaho ni ibintu nyine usanga biba mu ngo myinshi cyane kandi bikaba challenging ugasanga nk'umudamu ahise yisanta so donc yumva ari wenyine ego cyangwa se n'umugabo nawe akabona umudamu we bamugani nta kimwitayeho nawe akajya yumva hari ukuntu akajya akantu kameze nka vide kubera ya communication sinzi ikintu kijyana so inama twagira mujye mubiganiraho mu improving mumenye ko icyo kintu gihari kandi mumenye ko ibyo biparo birakenewe les mots doux zirakenewe amagambo meza aryoshye les textos ama SMS ubundi uko mbyumva sinzi wenda abadukurikiye bazatubwira muri commentaire je numva ubushakanye n'umuntu icyambere mubaye umwe cyakabire mubaye abajyamo none bibaza ni gute ubona igiparu gisekeje mbere yo kwibanza kugiha uwo mwashakanye umugabo we cyangwa umugore wawe ukacyohereza kuri groupe y'abakorege ukacyohereza kuri groupe muri korali Jimiyoza kandi aho ubwo bujyama nibwo bugenda bubura mbere mwarahuraga ukamubwira n'uburofa n'ibitagize mwamara kugera mu rugo kwa kimwe twavugaga cyo kumva ko watsinze amatora ukavuga ntabyo mvuga n'umugore SMS ni 10 wakaba bimwohereje nka saa 4 za mu gitondo ubwo yatse bite ubazimeze gute abenshi baba kuri WhatsApp ugasanga yiriwe kuri WhatsApp ariko ntashobora guhamagara umugore ntashobora kumwandikira kandi mwese mufite amatelefone nyamara mbere wajyaga kurya umaze kumuhamagara umubaje niba yariye saa 6 bese umubaza buriga umwitayeho ariko mwabona kubana byose kandi uvuze ikintu cya vide mbabwire abahungu abakobwa abagabo abagore igihe cyose muri mugenzi wawe hikereyemo vide societe yuzuyemo abantu bazayuzuza urazana vide kukazara umuntu uzi gutera ibiparu wenda simbizi amukubita igiparu rimwe kabiri avuga atari kusamuganiya ubundi ndajya nakare kujya kugira gute kujya kwicara hano hari boring kandi tipashaka kubera kwa mwanagera mu rugo ntibashe kubona ibyo muganira kubera ko nyine afite vide ya komprima mwayahagaze ukanga kumbwira ko nambaye neza nubwo wenda wambeshye oya ntago nakubeshye ngo nakubwiza ukuri cyangwa ugahinduka ngutambara ibingi utabimbwiye nagera ku kazi abana tuba dukorana abatisha umunsi wambaye neza abana ko gapana ariko sheri bisigaye muzamuri sheri wawe akaba adashobora n'imwe kumva komprima yawe umubwira uti sheri uyu munsi uraberewe mukavana mu ariko akazajya ahubwo yumva ijambo ryawe mubwira ngo vana mu gikanzu sinshaka kunkurikira wenda wambaye mini sinshaka kwambara iyo jipo subira mu cyo wambaye kino umusheri wawe ushobora kwitegeka n'urugero oya ukaba ushobora kwambara neza ntabe yabivuga ariko umunsi wambaye nabi agahita kuvuga ngo ndavuze ngo ayo maso yanyu nayo muyahinduka amaso abona ibibi n'umuntu muvuga ibibi haboneka ibyiza ntabibona uko kantu rwose ibyo mujye mubikora muri bituma urugo ibyo bajya bikora bari muri monitoring bari gukora evaluation y'amaporoje ariko nugera mu rugo ubanza ubona ibyiza buri kwanze wabonye ibyiza byinshi n'ikibi kivuga biri ho yambaye neza arasa neza akarura haya mukitaruje beza tuno tuntu ku munwa noneho wabona igikombe cyandagaye nakangera sheri ni ruje beze ba ukabona igikombe kiri nkariya kwa ko wabonye ibyiza bitandatu uranguye gushiri cyangwa nawe ukagituruka kijyana sheri ngatubwire rero nawe icyakane so icyakane rero ni gushaka kugira umuntu nka propriete yawe nza indirimbo numvaga ejo bundi ngo niba ari property ushaka gufata mugenzi wawe nk'ari harubwo abari nk'umwana ni nk'ikintu cyawe ushaka kumwambika uko ushaka yajya kugira aho ajya ukaba ari wowe wumva wamuha uruhushya
kamuhitiramo aho ajya ntumuhe espace vital sinzi ukuntu abo ukumva mwabaye umuntu kandi ntabwo muba umuntu ushobora kuba waraje ufana Arsenal afana Manchester igihe yakinnye ashobora kujya kure umupira we n'ugiye ushaka kujya kwirebera Rayon Sport ushaka kujya kwirebera APR ayikunda ukumva uramu biba bimeze no kumwetufa kenshi kwanza umuntu mukuru rero kumwetufa n'ubu yakuze bisa nabi ubwo ushaka kumushyira mu ifomu yawe cyangwa ushaka se sheri buriya ntabwo bijyana nawe n'ibintu byo gufuha hariho abantu bafuha akaba yabihurizamo n'uko kuntu nyine akajya yitwaza ngo ugomba gutaha kare kubera wenda gufuha cyane sinzi niba nabyo bitajya bizamo nabyo bizamo ariko gufuha ubwabyo nta nubwo ari bibi kwanza hari akanivo ko gufuha ni nk'urusenda gakeya gatuma nyine wumva umuntu wawe wamurengera wamuhaye ariko utangiye gufuha ukanga ko ajya muri evenema sociale nk'abandi baba bagiye muri bridal shower wagiye kuba ari kumwe nande bajya muri picnic y'akazi ugiye mu biki bundi wabyihoreye aho ngaho utangiye kurengera aho ngaho rero n'ahandi uba umeze nk'ushaka ko umuntu mugira uwawe gusa yakubwira ko ari ahantu agiye kunyura wenda bagize sorti n'abakozi bakorana wenda hari umuntu basezeye ku kazi ukumva ko atagomba kujyayo ahubwo nyine ugatangira kumupangira gahunda ukamubwira ko se ubundi waragiye gukora iki ushobora no kutamubuza kujyayo ahubwo igihe yagiyeyo ugasigara wumva ufite mukushi nuno yaza agasanga ufite mukushi uburyo mwari buganire muri kurya ku meza ntabwo muba mukiye none se ubuke mugero ngaho twavuze ngo ibintu umuntu hari uburyo byoba ibintu abantu babyova kandi nk'icyo mu cyo cyova kaminga gute hanga hagira ngo habarimo na manque de confiance icyo gufuha cyo harimo no kwiburwa hari ukwiburamo icyizere iyo uzi kuvuga ngo uyu mugore yanyemeye dukwiranye cyangwa uyu mugabo yanyemeye dukwiranye ndamumerita I deserve him, I deserve her. Uhita wumva ko keretse hari impamvu wikeka yatuma ajya gushaka ubundi so kwigiramo icyizere ukavuga ngo ukomeze ntacyo numva nkora kimuha urwaho kandi ngerageza gukora nkaba the best of myself uko nshoboye icyo ni icyambere cyo kugiramo icyizere ariko icya kabiri no kugira icyizere muri mugenzi wawe ukamuha espace ukamureka akabawe nyambwira abantu bafuha cyane akagira ubuzima abaho abantu birukanka ngo mu matelefone y'abagore no mu magabo saa 12 zajya gatangira kumuhamagara ejo bundi hari umuntu wansekeje ngo abantu abibisambo bazi kwiba kuri izo gahunda ntawe ubikora n'ejo abagabo b'abasambanyi cyangwa abagore b'abasambanyi cyane ngo babikora saa 5 kandi turi ku kazi raporo zikomereye nabi akinyabya akabikora wowe ukishyiramo umuntu wawe uramufuhira kandi nta n'ibyo akora juste ngo ko arengeje saa 12 kandi aba bahanga babikora saa 8 genda akabikora agakaraba akagaruka mu kazi akunyura saa 11 mu gataha so icyo gihe rero ni utamugiriye icyizere uzirwaza umutima urwara hypertension kandi ibyo bintu hari amakupla amwe namwe bibamo agira ibyago bigatuma mu stepping out from the marriage gufuha biri extreme bishobora no gutuma byabasenya so rero nabyo mu rwego rwo kubabwira kubahumuriza ibyo bintu nibibabaho wenda yaba bibaye ku muparteneri wawe cyangwa se ku wundi uzamenye uburyo mubiganiramo ariko nawe niba wumva ibyo bintu wari bifite icyambere ni cya kintu tweze kuvuga muri video ya mbere igaragaza umuntu mwazabana nimutangira gukundana n'umuntu ukabona nta cyizere yifitemo bashyireho video baze kwireba ndaza kuyipininga hasi uzabanze umufashe kwibakamo icyizere ariko nawe ukora ibintu bimubakamo icyizere kugira ngo abone ko ntakagira impamvu yo guhangayika igihe utinze uri mu nama ku kazi Arsenal yakinnye urarangije match muratsinze uri guserebura n'abajyama agahita bigira ibintu birebire so cya gatanu ni imikoreshereze y'amafaranga gupfa imikoreshereze y'amafaranga nabyo ni kamwe mu tundi tuntu ni kamwe mu tuntu abantu bagira mu gihe bagonganiraho bagitangira kubana
hari abagira ibyaha, hari abenshi bikunda kubaho ugasanga nubwo barakaba menshi, akenshi abakiri na make hari abo bafite menshi ariko still nabo ntitubura kuko usanga wenda nk'umugabo ashaka kuvuga ngo umudamu yakoze gaspillage kuko ntabwo aba expecting wenda kubona hari umudamu ushaka kujya wenda mu miliyoni menshi cyane y'umugabo, wa mugani umugabo yaramenyereye ko ari ujana amafaranga ye akamenya uburyo yakoresha, yahaye umudamu we ATM card, umudamu akabona amafaranga arahari menshi cyane, akirira agaparufe akavuga agomba kugenda kugura parufe y'ibihumbi magana ko nyine afite iyo class yagezemo, cyangwa wenda arimo n'ubundi wenda asanga arimo ko nyine, cyangwa se ugasanga ni urugero wowe ufite uburyo ukunda gusevinga, umugabo ashobora kuba akunda gusevinga mu mafaranga, wowe ukunda gusevinga mu bibanza ibyo bintu byose ni ibintu bijya biba hagati y'umugore n'umugabo, ugasanga kabisa byashyushye cyane cyane yo mu kibano. Bisaba mwicare rero musetinge imikoreshereze y'amafaranga, muvugana amadepanse mugomba gukora n'uburyo muyakora, niba hari ufite ayo yinjiza n'undi afite ayo yinjiza, mubishyiremo hagati, mumenye uburyo mubijera mubihurizemo hagati, otherwise bibateza intambara zidahoraho nyine mugahora mushwana. Ugasanga nk'umudamu ageze gutya kwa ko wenda avuga ati ngiye mpembe magana angahe byanjye, akajya gutya nk'ukwezi akiyofura nk'imo telefone y'ibihumbi magana 800, nta muntu yabwiye nta kikwa kugusa nyine yuko nawe afite droit ku mafaranga yumva araye. Aho ngaho rero uba wara utaramenya etaje urimo, iri muri etaje y'abaseribateri magana 800 yawe ushobora no kubenga magana 800 ukagura iPhone ya miliyoni, menya zibaho simbizi. Ushobora kugira umuntu jene mu mugenzi wawe yagira ukamutwera 400 nta kibazo, cyo gihe wigenga uri we. Ariko iyo bamaze kuba babiri, ibyiza nuko mubiganiraho. Yewe simbizi aho tumariye kubivumbura n'ukugabana ama responsibility, apana kugabana amafaranga, kugabana responsibility. Amafaranga buri gihe nemeza ko iyo mwakoze urugo mwarasezeranye ivanga mutungo, abenshi n'ibyo tunasezerana, niba umwe yinjije 200 undi akinjiza 300 aba ari 500, no mukavuga muti aya ngaya arajya mu gusevinga, mukabanza mukayavanaho, aya ngaya arajya mu guhaha, aya ngaya nayo kuzatwerera, mukabyumvikana ubundi agasigara gukurikira kubishyira mu bikorwa. Naho ubundi akanako kazatuma mugongana, mukajya mumara iminsi nk'ibiri mu ufite principe no kumenya ngo iyo umaze kugera mu rugo amafaranga winjiza mu mufuka ntabwo abakira yawe, ibyo byiza abayabaye yacu twese. Hari nano wanige mugirwa n'umuntu agahitazamo umwana hakazamo urundi, icyo gihe ntabwo ubikiri wa wundi wawe wigengaga ku mushahara wawe, ku mafaranga, kuri income yawe yari yose. So bisaba nyine ngo uhite uswitching, wumve ko ibyari byawe byabaye ibyanyu, noneho mumenye uburyo mubihuriza hamwe. Ntabwo uzongera kuba ukigurira parufe uko ushaka, kugira ngo ugure parufe uzabiganiraho n'umuparteneri wawe, kugira ngo ukore shopping y'imyenda. No kutavugana wenda mwaramaze kubikararifiya, wete hari amafaranga yanayirwe wigengaho, waguramo ururabyo, waguramo icyo ariko igihe mutarabyumvikana bishobora guteza ikibazo. So gestion y'amafaranga y'umutungo winjira mu rugo, communication, discussion is the key. Yes. Akandi rero ikintu kijyanye na punctuality, kubahiriza amasaha ku mpande zombi. Abagabo barakererwa n'abagore bagakererwa, abadamu shere abadamu nyine, ariko abadamu b'impamvu zabo ari igihe zumvikana ko bafite utuntu twinshi iyo mutaradutangira kutugabana. None akabamo no ku rundi ruhande rero kutihanganira mugenzi wawe, kurakaranya kwa ko umuntu yishe gahunda. So ubwo ku ruhande rumwe no kubanza kubwira bica gahunda. Je narimenyereye nyine umuseribateri ko iyo umuntu ambwiye ngo turahurira Novotel saa 8, saa 7 n'igice mbanangije kwitegura 35 nkurira moto cyangwa afata imodoka nkaba ndagiye. Mubaye babiri rero, wasohoka wagera ku muhanda utegereje akamoto, ugategereza ko mugenzi wawe asohoka ugaheba, yaba umugabo yaba umugore. Ariko akenshi ababyeyi mbona abakobwa n'abajene mari b'abagore baba ari utuntu twinshi bagomba gushyiraho, kureba ko tiro yagiyeho neza. Haryo ngo ni hehe hari hano hari amaherena, hari urunigi kubazigira, imisatsi hari igihe bigize ugashyiramo imipano, ngaho ibaze. Naho twebwe ni pa
na vaseline kwigira. Ariko hari n'abagiye bya vaseline ko nabo bakererwa. Hari n'abagabo nabo baryamye n'abadamu batimake ariko bakererwa. Uko byagenda hose bamaze kubana n'umuntu ugomba kubimenya. Ukabikora wiki. Ukintu bikoraho ni ntago navuze kare. Ufite kwigira kuri mugenzi wawe ikiza afite. Ntago turi bwankuraje abantu. Namwigira gukererwa. Oya, sheri ntago turi bwankuraje abantu. Urumva umupartner wawe agira punctuality. Wowe ntayo ufite. Kuko harano bari manque de punctuality. Ikintu rero tugomba kwiga nukwigira kuri mugenzi wawe ako ga punctuality. Nyine iyo punctuality agira. Nukuvuga ngo cyambere ni communication muri uti nyine ukozagira igihe cyo kwiganaho ko bikubangamiye sibyo noneho rero ufite ikintu ahanga impamvu twakavuze no kuvuga ngo nako kari mu bintu kajya gatuma abantu baba bagenda batongana yaba bagiye mu modoka baba bari buhure wenda aho bagiye babakererewe ugasanga barashwana ufite bikatwara wa munezero kubera ko ukagenda nabi umunsi wose ukagenda nabi cyangwa se iyo impatience sheri yaravuze ugasanga wenda nk'umugabo ageze mu modoka agiye gutegereza umugore akavuza amahoni kubera ko wenda kubera ko nyine ifite iyo impatience irenze. Hariho abantu bagira kwihangana gutya cyane n'igihe anavuza n'amahoni atanihuta akaba yaba wenda aje gufata wenda nka madamu wenda tuvuge wenda aje kumutara wenda nk'ahantu yarari cyangwa wenda aje kumufata ku kazi akavuza amahoni cyangwa se byana ngombwa akamusiga. Urumva n'umusiga urabumubihirije urabumubabaje sibyo kubera nyine kwihangana wiretse sheri ntiwemera ko n'abantu bashobora n'umuntu ushobora gusiga mugenzi we atari uko afite gahunda yihuta kuko nyine ya impatience turi kuvuga kwa kundi kwihangana gutya abo harimo urwaye. Oya ariko abantu bameze gutyo sheri. Niwe byo nibera barahari. Ntabwo ari umurwa ari abantu bateye gutyo. Ahubwo nyine ikintu bisaba abantu bamenyane. Umenye ko mugenzi wawe nawe agira impatience. Ahubwo namenye ko mugenzi wawe ari relax. Rega bura gukererwa ngo ni na ku ruhande rumwe abahanga bavuga ko ari na kare. No gufata ibintu nk'atari intamba. Aho nyine ntimukazanye gukererwa. Oya, nashiri mubwira. Nanjye rabizi ko ndi impatient. Inshuro nyinshi. Ako ntabwo inshuro nyinshi abagabo n'abagore bakererwa. Maze kubwingira aho patience. Merci ko warayigisha. Ari ukujya ku kazi, wenda byo nabyumva da. Bagukera se. Mugiye muri picnic, muri babiri. Iyo poresho ufite. Bibaza niba mugiye kwicara muri nature. Ni bwa budasa sheri. Ni bwa budasa turi kuvuga. Twavuze hahandi. So buri wese agomba kumenya mugenzi we rero. Wese agomba kumenya mugenzi we ariko nyine kandi turi kubahumuriza iyo nabyikora buri wese akagenda yigira kuri mugenzi wa kandi igenda bajista ugenda mwajista akabaho kamwanga akagira amahirwe harakava kandi wajya kubona mukabona amatunda kabona ibintu byabaye buryohe turacyapfihone wajya ngo ni imodoka yanjye ntaryo ako sheri numva nigeze nkumva uvugiriza ihone ahubwo wenda nashobora nko kuza agasanga wababaye ntuhite ubimbwira narakaraga ukaza nko kubimbwira hanyuma ngo wanyereje wowe nagupfa kurakara rega sheri ariko muri akabaga karimo tukajya guhaha nuko tujya guhaha uri guhahisha 25 kamara amasaha 3 ariko nibyo turimo kuvuga nibyo turi kuvuga hamwe no kumenya mugenzi wawe mugena mumenya mwiga amastrategy urabizi ko ngiye guhaha kubera kwikundira kwishopingira nshobora kwigumirayo yaba ari uguhaha ibyo guteka kandi nkavayo nishimye so kugira ngo mveyo nishimye nsange warakaye baho nko mu modoka twafashe iyo decision nuko wohise wiga imodoka oya ariko imodoka nari nyizi ahubwo hari bakunda kumekeza kujya guhaha wakunda kumekeza kujya guhaha cyangwa se n'izimo tujya njye guhaha mani uye no kwitwara no gukazi n'ibindi ariko jewe ntabwo kimwe mu byakemutse umaze kumenya imodoka nuko washakaga kujya guhaha wagenda ugaparika ukabasha ukamara amasaha 3 yawe abona ntabwo twabipfaga ko warambwiye ko haba harimo na therapy se kuba abadamu muri guhama muri kwivura nyine muryoherwa bimeze nko kujya muri nuze nko muri sauna tu akaza ambwira amazina y'abagore bari yari kuguriraho inyanya haze ko agiye kugura inyanya nk'ubwo wamubajije abana gute nyine ça fait partie du jeu ngo nabyo babiri mu mukino so nubane niba uzi ko umugabo umusheri wawe akunda punctuality nawe wihangana ushyiramo tuyaga tangire kwitegura kare fate nka 2 heures en avance genza abantu babigenjeje kandi bigakunda iya nka 2 heures en avance umugabo nyine hari abantu babikemeye gutya kandi bigakunda kandi tukomeye twese ko mama ugomba kumenyana wese akamenya uko justa personality zanyu ikindi gikurikiraho
nege n'ikivuga incompatibilité en amour ndakivuga gute sheri kumara turabirarangiye incompatibilité no wango kudahuza uburyo mubona urukundo kudahuza uburyo mubona ubuzima filozofi y'ubuzima hari umuntu umva yuko abantu bakundana kubera ko buri gihe baba bari mu mujyi bafatana ako kantu we umuntu wumva ko abantu bakundanye bagomba bamugani gupostinga kuri ya gupostinga na kuri social media cyangwa se na postinga nturayikinga bikaba intambara undagata ariko yewe ndagukunda I feel the right ntabwo nkeneye kubipostinga yes iyo muhuye rero muri babiri umwe afite vision y'ubuzima undi afite indi iyo bidahura ibi ntambara mutera ka blog hari abantu nzi nabo bari bafite batera ka blog vijine warakazi mu bintu bapfuye harimo kuvuga ngo ntago ajyangwa ntago mwandinga ntago mwitashere muri telefone aho numvise ngo hari n'abajya bitana yandi mazina ngo za Guantanamo nyine mu bintu bapfuye nk'ibyo bavuze nyine ngo nikunga mwita izina ryo muri telefone byo nabyo biri mu bapfuye asubonde wamugane umuntu akwita izina utari merita tujye tunabyo tubireba ese niba witwara nk'umupolisi niba nitwa Joseline ukanyita muri telefone yawe Joseline byo twagombye kubipfa ni ya incompatibilité nyine twavuze anamo kwa kundi nyine buri wese bafite ukuntu afata urukundo kandi n'ubundi rukaba ruri ubu ari utwo tuntu twashira ishushu agaciro utabiha agaciro yes nza couple rwose bahamagarana kana kamuzira kandi bakundanye yes baramutse kamavije zabitana bahani ariko noneho nimwe utanamenya wenda uko babahisha ariko ntago ari benshi da gusa nyine fete iyo incompatibilité ntiyagombye kuba gutuma habaho intambara ubu rero bigenda natwo nyine turi muri uko tuntu dutuma imiryango igira natwo muragongana bigatuma mugongana kubera nyine umwe wenda bigatuma ahora atishimye iyo mfashe telefone yanjye mu iseshe nagera mu yawe masanganditsemo uzaba umugabo uzi wumva bihura ntabwo bihura ariko hari igihe wiga kubyakira cyangwa ukabigaragaza none ikibazo nta nubwo ushaka ko bamwitashe bari uri Karamambe nawe ushaka kurekarama impamvu nanditsemo Sheri ntanditsemo Joseline kuko uba wumva ari biri artificiel n'uburyo aho ngo rero icyo nanone biragaruka kuri cya kindi cya communication ni muganire mubiganire umuvuge ngo ese nkomeze nkwite Virgile ko numva ari byo mu mahoro nibyo binryoheye nanjye nkomeze nkwite Sheri nibyo binryoheye ntimubipfe naho iyo mutabivuze mutabiganiriye ziragongana ziri kwiziragongana abamo siriko Sheri ngaho nawe tubwira rero kandi gakurikiyeho agakurikiyeho rero nakajyanye na n'isahani y'abashakanye sahani y'abakuru y'abapapa y'abamama akenshi abantu bamaze bakimara gushakana abataranamenyana byimbitse ariko hari igihe umuntu aba afite amakuru avuga ati bambwiye ko bimera gutya bambwiye ko bimera gutya igihe rero mu ntangiriro igihe mukirimo kwigana igihe muri kwa regisita hari igihe bitagenda nk'uko ubyifuza icya mbere ni ukuba open ukabwira mugenzi wawe kandi noneho numubwira nawe ntagucira urubanza hari abagabo numvise cyangwa abagore ubwira utari kuti kumvise hari kuntu nigeze kuri YouTube bisigaye byuzuyeho tugira gutya tubikoze gutya atubivanye atubwo bivuganira n'abagabo bagenzi bawe n'ibiki wumve yuko mugenzi wawe ubwo afungutse akabikubwira nuko yuko hari aho utamugereye ari committed yuko mu buryo nawe uri flexible ku ruhande rw'uwumvise atanyuzwe ni kuba open akabivuga ahubwo nawe nabivuge aca imanza undi nawe abe flexible wumve yuko mugenzi wawe atarimo araguciraho iteka kandi mwumve ko ari ibintu n'urugendo kandi munazirikana ko mu ntangiriro ntabwo biba byoroshye nkuko Shera bivuze muba mutaramenyana muba mugira gute kandi uko iminsi igenda ishira hagenda haza improvement ku mpande zombi buri muntu agenda agira utuntu yunguka ikindi mugakora n'ubushakashatsi buruzuye mukaba committed mukagira intumbero imwe yo kugira gute yo kuvanamo niba kuwa mbere byanze mukabamutereka ugenda ushake nanjye nshake nimugoroba mwaza mbere yo kujya meza mukabanza mubatuze rero two nabonye ko tuganiraho mukaba flexible kabisa open abantu bo muri generation 21st century
ntabwo twagombye kwitwara nk'abakera. Abakera bumenya hari ibintu batavugagaho ibyo bitaga ngo ni sujet tabou. So akandi rero twenda kugana ku musozo. Akandi usigo nakayisheri akandi ufite nk'ibintu we expectingaga muri mugenzi wawe cyane warangiza ntubibone ntubimusange. Igumva umuntu ugiye kubana aba yabaga iwabo ubi wawe ushaka kuba wari expectinga ko ari umuhungu wenda uhumura neza kubera yuko wenda mwajyaga muhura buri gihe yiteye agaparo. Expectinga ko ari umuhungu w'igitangaza kandi wenda afite nk'amasogisi we anutsa nk'amasogisi. Abantu bigirira ukuntu yatarashije umujyi cyane nk'amasogisi akanuka urumva ugahuta n'umukobwa ngewe umurebye mbona ari umukobwa uzinduka. Kumbe we n'uburiri bafitanye partnership ishingiye kuri ambasade. Mwajye byuka tujye ku kazi aho atari ko se wowe ndumva ashaka iyindi minota 30. Aho ngaho rero utangiye usanga abahungu bari gutereta abo yarukuntu twiyemera cyane. Aho ari umugabo ukunda gukora oya buri gihe ukaza wambaye ishati n'ibiki ukajya uvuga ibintu by'imishinga. Ahungu ntabwo basi yarimo aragutereta atangiye kuvuga ikibanza abantu bafite ibibanza i Nyamata ndimo gushaka kukigura ariko sinzi ugahita uvuga utura umuhungu afite umuviziyoneri. Hagera mu rugo ukaba ari cyumweru n'akazi ahembera ukabona kujyayo n'intamba bya bibanza bamubaza bigasigara hashaje kujya ko byabaseye sinzi ko wari icyizere cyaba kirimo nyine ushobora kuba yarabivuze kugira ngo reka umuntu ariko ibyo Joe Biden yavuze byose kugira ngo azabikora. Ibyo agiye gukora harimo ibyo Barack Obama yari yaravuze yiyamamaza nawe atarangiye. Natwe rero muri kwiyamamaza uravuga nyine zirongaje utsinze amatora. Nacyo gihe rero icyo ukora niba hari expectations warashyize mu muntu icyo nagira inama abantu abajene ngo n'abazirimo deje ubu ngubu ko deje arabo byatangiye kugongana kuko hari ibyo bari barishyizemo batabona. Uratangira ukabimuhingamo reka n'umuntu uramurema reka mbagushyira hari akantu ugeze kumbwira tutarabana cya kibanza byaje kurangira gute akahita guswaganya akakubwira ibindi hashira icyumweru ukongera ukajya umukangura mu gitondo ukamutera gushira ibiti babyutse tukagenda buhoro buhoro ukajya ugenda nuko umurema. Imana iba yarabaduhaye ngo dufatanye. Imana yakumaye kugira ngo ndeme nanjye nkureme se nta bintu maze gukurema mufasha njye nanabivuze njye ntacyo wavuze ariko njye ntakikuvuze nanjye rero hari utuntu maze kundema two kwita ku bintu byo gushaka gukora ibintu byinshi cyane ariko byo byaranze. Nkitaba nka telefone ndimo gukoresha umwana dovari naratetse so ngira ngo urebye byari byo ibijyanye no kudahuza gahunda sinzi twabivuga iki byo karuka gahunda sheri tugatinde karuka gahunda ufite ikintu nshaka ko amakouple donc amenya nuko urabona iyo ukiri umusore cyangwa uri umukobwa ufite gahunda zawe wenyine. Ubu ngubu ugeze mu rugo mugize gahunda ebyiri. Ikintu cya gahunda iyo mutagize uburyo mubibanamo ngo mubishyire hamwe bishobora rwose nabyo kubatwara morale bikabuza kwibera mu ijoro rito. Uko reka mbahe nk'urugero ushobora kuba urabona urumva ukiri umuseribateri wavuga ku wa mbere kugera ku cyumweru gahunda zawe ari izawe ariko ubu ngubu aho wagize urugo muva mufite inshuti ziza kubasura muba mufite amafamiye mugomba kujya gusura muri making friends muba mufite ubukwe mushobora kujyanamo na madamu muba mufite gahunda zitandukanye. So biba byiza ko muhuriza hamwe gahunda mugira igihe cyo guhuza gahunda. Donc gahunda zawe niba wenda ufite gahunda izi nizi ukazibwira sheri. Niba sheri afite gahunda akazikubwira mukagira uburyo mubihuza nimugongane. Hariho abatabikora ukavuga ngo ngiye kuki nabwira umudamu gahunda zanjye kugira ngo ubwire aho ngiye igo tugeze kuvuga ntabwo ari byiza. Ubundi byakaryoshye umudamu abwiye umugabo we gahunda umugabo akabwira umugore we gahunda. Iyo mutabikora bibabuza ijoro rito pe bizanamo. Hari igihe wenda nk'abashyizeho bari buze nko kubasura n'urugero iyo utabwiye madamu gahunda zawe ngo mu planning accordingly
ashobora nko kubyemera ejo ukavuga ngo wagize gahunda zitunguranye kubera ko nyine wowe gahunda ntabwo biha agaciro kuko nyine wumva ko nyine uracyari wa wundi wo muri celibateri ubu umuseribateri kandi deja wagize gahunda ubu ngubu gahunda zawe ziri incorporated nk'uko twavuga by'amafaranga ubu ngubu gahunda zawe ziri n'undi muntu winjiyemo nawe uba ugomba gushyira muri gahunda zawe hari ukumubwira aho uri aho wagiye ni byiza si byiza niba wowe ufite gahunda si ngombwa ngo ahubwo bagukontorore we murebe icyizere umubwira uti shiri nyuma y'akazi turajya guhemba kwa kanaka nyuma y'akazi turasangira n'abakana baza ko ari na bonne pratique iba ari dimanche uvuye mu rugo sheri ejo dimanche mfa muri siporo abantu dukorana siporo tuzajya guhemba umuntu dukorana siporo ku buryo wenda tuvuge bitatuma kuko niyo utanabikoze bishobora no kubagonganisha Madamu akaba yapanga wenda abantu bakavuga ngo baze kukosa cyangwa akaba yapanga gahunda zikagongana neza aho wagiye muzindi kandi abantu baje gusura family byose ntabwo baje gusura umuseribateri baba babizi ko baze gushaka umugore cyangwa umugabo ikindi nibyo by'imipira twavugaga ikindi nagiye mba numva nagira niba umugore wawe akunda umupira utawukunda bigutwaye iki wenda ishuri imwe nawe nagusaba ko buri gihe mujyana ariko ishuri imwe igihe ikipe yumva agiye kuyishyigikira wenda ntushyiremo umupira w'ikipe niba ari Rayon Sport agiye gufana cyangwa pe si ngombwa kubyambara kuko nta n'ibyo ufite kuko utari umufana ariko mujyane niyishima nawe nibatsinda ufane aho ubone ko umushyigikiye niba natsindwa kandi umwe yafungura uti mwana pole je numukubita agafanta cyangwa agakombe k'amarura umuhe Paul ubundi mutane nawe icyo gihe bizatuma ejo nujya niba ukunda konseri ujya muri Christmas carols zimwe za korali zo Kigali nawe azavuga ati sheri yamerekeje mu mupira nubwo nakunda indirimbo ziriya ndirimbo za classique zo muri korali ntabwo ariko dufite ko zimuryohera reka ngende nawe ngende ndi kumwe n'abaryohera ubundi nacyo bivuga ku bumwe ibikuryohera birandyohera ejo bundi mu kiganiro twatanze kuri Rose TV navuze n'umuntu yanywa inzoga ukumva nawe ngo mwazisangiye umuntu ahita abangwa ngo yanywa inzoga ukavuga ngo twasinze nibyo mugomba muri umwe mugomba kujyanira ngira ngo rero nibyo ngibyo twagize twatekerejeho kugira ngo tubabwire ko bishobora kuzababaho nibibabaho ntimuzagire ngo ijuru ribaguyeho natwe byinshi twavuze byatubayeho kandi akenshi ndabizi twavuga tubabwira byinshi bishingiye ku byatubayeho n'ubu tuzatubabwira uko byagiye bigenda cyane keretse aho tuzaba turi kumwe mu gikari nitumara gukora groupe ya WhatsApp tuzatuganiraho twungurana ibitekerezo so byari ibyo rero ufite yego twumva ikiganiro by'umwihariko cyane kugira ngo tubahumurize kuko muri iki gihe nk'uko twabivuze tugitangira amadivorce yabaye menshi ariko usanga ari nk'uko tuntu tuba twaragiye tuza tukanipayiringa ugasanga abantu ntabwo kubera wenda kutabasha kukominika cyangwa se kumva ko ari we wenyine byabayeho kumva ko igikuba cyacitse kumva ko wenda umuparteneri wawe ari mubi ahubwo wenda uko wenda habayeho kutamenya utwo tuntu tumwe na tumwe kandi wumve ko tuba no ku bandi bantu ikindi kintu navuga ni ukwirinda kwisanisha n'amakouple ko burya kwisanisha n'indi couple uzi cyangwa wabonye kuri internet cyangwa se wabonye hehe nabyo bijya biba tumwe mu tuntu tuma abantu bagirana amakonfli mu muryango nubwo atari kenshi biba atari ko hari abantu bagira ku gafaiblesse ko kurebera ku bandi kandi gashaka kwisanisha nabo ku buryo byanahungabanya umubano we n'uwo bashakanye so nabyo ntabwo ari byiza twongera ku insista buri couple ibiri unique nta couple imera nk'indi ibi tuba tubibabwira wowe hari usanga wawe bitanahari cyangwa se ugasanga wenda hari iki mu kwirinda kujya nkuko nabibabwiye nyine wirinda kujya gusanisha n'abandi bantu gusanisha n'ibindi bintu ahubwo wowe ugapersonaliza ku muntu wawe ukamenya how you handle things together uburyo ukora ku bintu ubundi amatunda ari imbere uko imyaka igenda yigira imbere ibintu bigenda biryoha sibyo ayo makonfli agashira ku tuntu twose tubatandukanya tugashira umwanya niba wenda hari ibintu byatwaraga umwe umwanya bigenda byivanamo bimwe byivanamo wenda hakajya ariko ama priorite
nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka 80% y'ibi ngibi tuvuze byaramaze iyo mwabihaye umwanya ufite ibyo byose bitwavuze bikunda kuba kuri debut iyo mubashe gufatana urunana mukabinyuranamo mugenda mukominika mukumva ko muzatsinda akenshi na kenshi biremera so turabifuriza kudahangayika ngo mwumve ko divorce ariyo point ariyo ntuza ya mbere ahubwo murebe ukuntu mubizamukanamo hamwe n'isengesho nyagasana bibatambutsa amen turabakunda abantu badukurikira mukomeze dushyigikire turabakunda kandi murabe igiciro kuri twebwe musubscribing liking video zacu kandi munuzisharinge n'abandi bashiti banyu nabo bagire aya makuru bibafashe nkuko ibintu dukora ari passion kugira abandi bantu bigirira akamaro tuzatwumva tunezerewe kurusha murakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza bye ciao bye